dore n'iyi nzu yitaje bari bagiye kumenera ejo bundi Imana yarayimpaye bayibereke. Imana yarambwiye ngo Mukabutera naje gusenga hano muri iyi nzu. Imana irambwira ngo kubera ukuntu wankoreye, kubera ukuntu ukomeza kunshimisha, iki gipangu cy'umuturanyi ndakiguhaye. Dore ngiye iki harimo itaje igiye kumenerwa, harimo n'indi nzu. Wabyumvishe? Hari abantu banteye ubwoba ngo ninzajya ntanga ubuhamya ngo abantu ngo muzanyica se munziza iki? Kuvuga ibyo Yesu yakoze muzanyice, ntacyo Yesu azamenya ko namuvugiye. Ndabyemeye. Njya ahantu ikuzimu haruta ikuzimu. Zambara nizo zizubaka yino taje murimo kubona ngiye kumenera, urayibona ngiye kuyimenera muri iyi minsi mike ndimo gusenga. Imana irakora. Ngo ariko ngo hari uwambwiye ngo ninzajya ntanga ubuhamya ngo nzapfa ariko nanavuze ko Yesu akora. Ngize inkweto mwabaye muti singize inkweto se zitwa mukasa, dore ngizi bimbujije ubukire bwa mbere mfite nuko mfite Imana muri ngi. Ubukire bwa mbere umugabo wanjye afite nuko atunze Imana muri we. Uhura n'umuntu waramutuburiye yaraguhaye ibihumbi senkani ngo ugiye kumusengera bikizabona, warayariye, waramubwiye ngo azabona imodoka. Rega hari n'abahanuzi batanga amezi ngo Imana izagusubiza mu kwa 12, ngo Imana izagusubiza mu kwa 9. Ubu Imana igiye kubakuraho uruzitiro, mwabanyabinyoma mwe, mwabantu murimo gutuma izina ry'Imana ritukwa. Uhure n'umuntu waririye ibihumbi 200 agukubitishi ati mbwira ukuntu wambwiye ngo Imana irampa imodoka mu kwezi kwa 9 none nkaba ntayo mbonye. Agukubite. Imana iraje ibahereke. Imana yupfunyikiye Imana nawe Imana iragupfunyikira. Ibyo biryo mwagiye murya uziko hari abavuga butumwa, hari abahanuzi biremezeraga bakavuga ngo yaza kugusura ngo hari inkoko watetse. Iki si ikirayi we, izi ni imboga murimo kuzibona. Iki kirayi singiye nyicayemo, singiye igiye kuzayubakamo itaje. Ikambwira ngo irayimpaye, nabibwira umugabo wanjye akabipinga. Ikambwira ngo dore n'ikimenyetso Mukabutera, bwira umugabo wawe iyi Mana yacu iravuga kandi kanakora, mwimvugira Imana nabi. N'umugabo yari yanze kubyemera. Irambwira ngo Mukabutera iki gipangu ndakiguhaye, uzakigura n'umuzungu. Sinabibabwiye se, sinabibabwiye sinari ndimo gusenga muri corona. Abantu twasenganaga muri groupe ntago mubyibuka. Imana ntago yabimbwiye. Irangije impereza ikimenyetso gikomeye, iravuga ngo Mukabutera ukimara kugura kino gipangu nzahita mpanyuza kaburimbo nta nahigiye. Abantu twasenganye barabizi, Imana ibimbwira, ndababwira ati bitinda bitebuke iki kibanza cy'umuzungu ngomba kukibona kandi hazanyura na kaburimbo nayo bayibereke. Imana irakora bite byanyu. Imana yanjye ntimuyituke, Imana yanjye ntimuyisebye. Uti se ko twebwe twishwe n'ubwo bukene nimwe mwabwiteye. Gute ugendana Bibiliya kuwa mbere kuwa gatatu udakizwa budakora? Ubu se ko n'imigozi abakongomani bagira barya ko nanjye nyihinze, kuki mushaka gusubizwa mudakora? Iki si ikirayi we, izi ni imboga murimo kuzibona. Iki kirayi none wowe urashaka gusenga, urashaka gusenga ukagendera mu kigare cy'ubuhanuzi, urimo kuvuga ngo Imana yarambwiye ngo izantabara. Izagutabara ite? Bizanyura mu zihe nzira? Izagutabara ite? Uri inyanda nta kintu uzi gukora. Izi ni imboga ziri hano murazibona. Imana impa kondisiyo yo kuvuga ngo ujye ubwiriza kandi unakora. Nagiye mfurira abantu nkajya mu ivugabutumwa. Humvishe nari nararwaye bwacya. Nararwaye bwacya abantu banena. Humvishe banena. Imana ikajya imbwira ati kizwa, nzakugirira neza, uzirinde gusaba. Ntimuyivuge nabi, yanyijije amaga. Ntimuyivuge nabi, yampaye umwana dore nguyu.
ntimuyivuge nabi yampaye umugabo nawe muramuzi, ntimuyivuge nabi yampaye amazu ni Kigali mpafite inzu, uti se wabikuye hehe? ndakora dore n'imigozi yo muri Kongo y'abakongomani barya ni imigozi. Ariko urashaka kuba umuvugabutumwa w'umusongarere. Imana ibabajwe n'agahinda. Abantu bavuga butumwa mwigwa muvuga ngo Imana ntikora. Abahanuzi, abanyamasengesho, wababwiye ko uzasenga amasengesho y'iminsi 7 ukifata mu mayunguyungu, ibiryo bizakugeraho bite byawe? Ni ryari inzara itazakwica? Ni ryari? Niba ufata mu mayunguyungu abana bawe bazajya kwiga gute? Ibintu byose ni ugukora kandi ukanasenga. Pawulo yabwirizaga ubutumwa ariko yarangiza akajya kuboha ibitebo agakora. Beneda, mwaretse gusebya Imana yacu, wimvugira Imana nabi. Urakina n'Imana yambwiye ngo Mukabutera nkimara gushakana n'uyu mugabo, irambwira ngo Mukabutera nkubujije gusabiriza, ntuzasabirize, uko nagutoje uzabikore. Ubu se ko ngiye kwisoromera? Erega mada wiga gukora, wiga no kwisoromera izo mboga, kuko ngewe nshobora gusoroma hano ahandi nkazahasoroma ubutaha. Wumvishe ngo ntimwakandagira hasi ngo ibirenge byanyu bitandura. Imana yambwiye ngo ngera ubampera ubuhamya. Imana itanga amazu, Imana itanga ibipangu bite byanyu. Ako mwabaye mute? Ngewe ndasenga kandi nkanakora, undanakora. Ubu se ntundeba? Nta bintu by'ubunenganenzi ngira. Ndabaramukije abakunzi banjye b'umusaraba. Uyu munsi nashatse kubaho ubuhamya bw'ahantu Yesu yankuye. Nagiye mbibabwira kenshi, nkababwira ko navukiye mu muryango ukenye cyane, mu muryango ukenye. Nari umukene rwose. Nararaga ku gikarito ndacamo nihuse, nararaga ku gikarito, natekeye mu madebe, nicaye igihe kinini ku madebe. Ni ibintu nanyuzemo. Naryamye ku gikarito igihe kinini ndetse ndi kumwe n'abana. Mu bintu byakunze kundanga, naje gukizwa. Maze gukizwa, Imana imubwenge nkanasenga ariko nzi guca inshuro. Nimvuga guca inshuro murabyumva, niyo mpamvu nazanye iyi suka kugira ngo mbereke ko ubuzima bwose iyo uburemeje buraremera. Hanyuma y'ibyo nakoraga, nabikoraga nsenga. Najya gusenga Imana ikambwira ngo izangirira neza, ariko nkabona ari inzozi. Urumva umumama wari utuye muri Kigali, mfite abana 5, nkodesha, nari mfite ibibazo biremereye. Nagiraga umwenda umwe, nambara umwenda umwe, nisigaga ubuto, nkisiga amamesa, nayabonye naba ntayabonye. Wasangaga umubiri wanjye usa umweru, warasadaguritse. Ariko sinaje gucika intege, nakomeje kujya nsenga kandi nkanakora. Buriya kiriya gishanga cya Nyabugogo muri Rwandesiko, hariya mu gishanga cya Nyabugogo naciyemo inshuro cyane. Nagiye mpingira abantu, nagiye nufira ibishyimbo by'abantu, nagiye njya gusoroma imboga muri Nyabugogo, zimwe zimejeje z'ibibabi binini. Sincika intege cyane ko Imana yari yarambwiye ngo izangirira neza, ariko imakondisiyo ngenderaho zo kuvuga ngo singasabirize, sinkagira umuntu nsaba, ngo ahubwo njye nkoresha amaboko yanjye, ngo Imana izajya nk'umugisha mu byo ngerageza gukora. Nafuriye abantu, hari abantu nafuriye hariya muri Nyagakoki, muri Nyagakoki hari abantu nafuriye Kiruhura, hari abantu nafuriye mu Gatsata, hari abantu nafuriye ku Muhima mu Cyahafi. Abantu benshi baranzi cyane. Nakoraga ibiraka byo gufura, narangiza nkajya guharura, nkahingira abantu kandi nkumva ntacitse intege. Kandi nkagenda nkajya kubwiriza ubutumwa bwiza ndimo guca inshuro, sinsabe. Kubera yuko nari umukene, igira hirya. Kubera ko nari umukene, n'ubu uri umukene, ndagira ngo mbwire abantu b'inshuti zanjye bankurikira, abantu bankurikiye, ndashaka Imana yambwiye ngo ngere umpere abantu ubuhamya
kandi ubwo buhamya bitume bigutera kugira ngo worohe mu buzima. Ibintu byose ntimukabiremereze ngo muremere, wumva uri umuntu w'igitangaza, wumva uri umuntu utagira ikintu ubasha gukora. Narahingaga, nakundaga kubagara, dore na hano hari ikirayi, hano hari ikirayi nazanye. Muri iyi minsi ndi mu mushinga wo guhinga ibirayi. Mwabyumvishe? Muri iyi minsi igira hirya ndi mu mushinga wo guhinga ibirayi, ariko nazanye ibirayi bigeze kuri 7. Ndavuga ngo reka mbigerageze mbishyire hano mu butaka. Murabibona nyine genzi guhingerega nshishuro, nkajya nshishuro kandi nkanasenga. None rero ndagira ngo mbabwire bene da, Imana yambwiye ngo mbabwire nimwige koroshya ubuzima. Wikiremereza ngo uvuge ngo uri umuntu w'igitangaza, ngo ntago wakora mu itaka, ngo uri umugore w'umusirimu, ngo uri umugore teganya. Ni gute iri taka ringana gutya uripfusha ubusa wicaye, umugabo akaba yaraguze ikibanza warangiza kigapfa ubusa. Yego niba utanafite uburyo bwo kugihinga wateyemo imboga we, igihe umugabo yabuze amafaranga ntiwasoroma imboga mukarya ubugari kandi mukavuga ubutumwa munakijijwe. Muri iyi minsi rero Imana irababaye ngo abantu baremereje imibereho, ntabwo mushaka kugira ngo musubizwe mudakora. Kuki mushaka gusubizwa mudakora? Iki si ikirayi we, izi ni imboga murimo kuzibona. Iki kirayi we, Imana irababaye. Imana yambwiye ngo bwira abantu banjye naremye niboroshye ubuzima. Niboroshye ubuzima, umuntu yicishe bugufi. Icyubahiro ni icy'Imana. Ndababwiye ko ibi bintu kugira ngo Yesu abime ntabwo byapfuye kuza we. Ubunebwe nabwikuyemo, wumvishe mpingira abantu, ndabagara, ngira gute kubera ukuntu inzara yandiye. Iyo ndi mu rugo usanga ndimo gukora utuntu dutandukanye, nkatera n'imboga. Murazibona imboga zameze ngiye kumererwa neza, ntabwo amafaranga y'imboga. None wowe urashaka gusenga, urashaka gusenga ukagendera mu kigare cy'ubuhanuzi, wiga urimo kuvuga ngo Imana yarambwiye ngo izantabara. Izagutabara ite? Bizanyura mu zihe nzira? Izagutabara ite uri inyanda nta kintu uzi gukora? Izi ni imboga ziri hano murazibona, dore zirameze. Imana yambwiye ngo mbaho ubuhamya bw'ahantu Yesu yankuye. Nahuye n'inzara, wumvishe, nahuye n'inzara, ndakubitika cyane, ndakubitika ku buryo umva nagiye nkorera abantu nkabafurira. None umuntu akambwira ngo arampa ibiryo basigaje ku meza. Ibyo mvuga ngiye ntabwo mbeshya, n'abantu babimpaga barabizi. Bamwe batuye za Kimisagara, abandi batuye za Ntaraga, abandi baturutse he. Narangiza bampaye nk'ibibase nka 5 byo gufurira umuntu, nkihangana nkabifura. Yajya kumpemba akampereza ibirayi bimwe byanambye n'ibitoki byumye ku ruhande rumwe. Nkihangana namara kubona ibyo abana bariye nkahita nirukira mu nzu y'Imana. Ndagira ngo mbabwire bene da, Imana yambwiye ngo Mukabutera subiriramo umbwirira abantu ko ntabara. Imana iratabara pe. Nari umukene, nari umutindi, nararaga hasi umva, ariko muri uko kurara hasi natetse mu madebe. Umva, Imana yajyaga imbwira ngo izampa intebe nkagira ngo ni inzozi, ikambwira ngo izampa amazu nkagira ngo ni inzozi, ikambwira ngo izampa abaja n'abagaragu nkagira ngo ni inzozi, ikambwira ngo izampa ngo umugabo nkagira ngo ni inzozi, ikambwira ngo izampa abana nkagira ngo ni inzozi. Ariko yari yarambujije gusaba abantu. Nihagira umuntu utera komanteri mu bantu bankurikira, mu bantu banzi,
imyaka yose nabaye muri Kigali cyangwa za Rubonobono cyangwa se za Remera, hano nagiye mbwiriza hatandukanye, za Cyangugu, za Gisenyi, za Kibungo, za Cyarubare, za Ndego, ahantu nabwirije kure cyane. Bakavuga ati Mukabutera mu ivugabutumwa ryawe wakoze, wagiye udusabiriza, waradutuburiye, watuririye ibyacu mu bivugisha akanwa kanyu. Tekinike Imana yarambwiye ngo nkizwe neza, ngo gukizwa neza bitera umugisha, ngo kandi no gukizwa nabi bitera umwako. Imana impa kondisiyo yo kuvuga ngo ujye ubwiriza kandi unakora. Nagiye mfurira abantu nkajya mu ivugabutumwa, nkajya mu ivugabutumwa. Hari igihe abashyitsi bazaga muri Rubonobono baje kudusura, nkavuga ati se Mana ngewe nzabakiriza iki? Namaze imyaka myinshi mu rusengero ntajya ntura, naturaga siki, nta giceri nagiraga, ariko nagira Imana nava guhingira abantu cyangwa se gukora ibiraka, nkagura umunyu kera waguraga makeya cyane, noneho nkawugura, narangiza nkagenda aho bari butekera abashyitsi, nkajugunyamo agashashi k'umunyu, nkagenda nkajyana agashashi k'umunyu konyine, nkavuga ati Mana wibuke ko nanjye njyanye umunyu. Hari igihe nagendaga, ntabwo nzibagirwa umunsi umwe, hari igihe bavuze ngo abantu ngo haraza abashyitsi, noneho ngiye buriya iyo uri umukene uranasuzugurwa, nta jambo ugira, nta gaciro ugira, usibye Yesu wenyine uguha agaciro. Noneho iwacu muri Rubonobono twari dufite abashyitsi, ndavuga ngo ni igiki nabakorera kugira ngo bishime, nkumvishe. Noneho nkavuga ati se ntago ndi bujye koza amasahani ngo banyemerere. Iyo uri umukene ntago wajya kwinjirana abadiyakoni ngo ugiye koza amasahani, bakureba nabi cyane. Reka mwumvishe, nkibaza ngo ni igiki, nkacunganwa na ba bantu bazanye abana, nkacunga niba asohotse, nkagenda nkaterura nk'umwana we wenda agiye kuririmba, kubera ko ubundi buryo bwo gukorera Imana ntabwo nari mfite. Ariko ndagira ngo mbabwire, Imana yambwiye uyu munsi ngo mbasubirire mu buhamya. Abantu barimo gutuka Imana hariya hirya no hino, bakavuga ngo Imana nitabara. Imana iratabara, ndi umugabo wo kubihamya. Imana iratabara, yankuye mu muryango mubi, turi abakene, ndi umukene, ntunzwe no kwiba ibijumba, nkakiba amateke, n'ibyo ibintu byinshi narabibabwiye. Nari umukene, ngeze ubwo nzi Kigali n'amaguru, nkumvishe, nkazi Kigali n'amaguru, nkumvishe, nkajya mpingira abantu, umuntu amatuwarete nyibamo, aho nakiriye agakiza. Imana irambwira ngo Mukabutera, kugira ngo uru rugendo uzarutangire kandi uzarusoze neza, biragusaba kwihangana, biragusaba gukorera Imana wihanganye, birashaka kunkorera wihanganye. Uzirinde gutukisha izina ry'Imana. Ndigengesera, kera nababwiye ukuntu nagiraga amagambo, bahaye ubuhamya, nkagira amagambo, wambwira ijambo rimwe nkavuga 299 kugira ngo bibe 300. Ariko Imana imaze kumpa agakiza irambwira ngo nzagukoresha, ntuzongere kugira amagambo, kugira ngo nkire amagambo bene da. Nagiye ndeba umugore tugirana amagambo, simuvugishe, yanaza no kunsura nkamwihisha. Kwihana ni ugufata icyemezo cyo kwihanira kureka. Ariko ibintu byo kubeshya, iyo Imana uyipfunyikiye nawe iragupfunyikira mwene da. Muze tugabanya amanyanga imbere y'Imana yo kubeshya. Abantu bamaze iminsi batuka Imana ngo Imana ntisubiza. Imana irasubiza pe. Ndi umugabo wo kubihamya. Nimwanga kuvuga ko Imana ikora, ngewe ubu niyemeje kuvuga ko Imana ikora, nkabibwira isi yose, nkabibwira abagabo, nkabibwira abagore, nkabibwira abakobwa. Njya nibuka ukuntu kera nari narasadutse amaga yaranyishe, nsa nabi cyane, nsa nabi, nkumvishe, ntisiga, ubwo nakibagirwa ko Yesu yampaye amavuta nanjye nkisiga, nabyibagirwa gute? Nakibagirwa ko nigeze guhingira abantu bakajya bampa ibiryo bashigaze ku meza, nkagenda, najyaga gusaba akazi, hari umuntu nagiye gusaba akazi, humvishe, ntago nirwa muvuga, wenda yazabyumva. None buriya ikintu cyose ni ukugiharanira. Kuki mushaka kuvuga ngo murasenga Imana, mwarangiza mugatukisha izina ry'Imana, mukavuga ngo Imana ntitabara? Ntago Imana izamanuriza imboga ngo zimanuke gutya zize zikuze. Murabona ko hano nazinaje,
hano ni ikibanza Yesu yampaye. Iki ni cya kibanza njya ntayanga ubuhamya ngo umuzungu ngo naguze n'umuzungu, mwakibonye. Iki ni ikibanza nkinazamo imboga, murimo kuzibona, na hariya murabona ko nateyemo ikirayi. Wumvishe ibi birayi 7 nshobora kuzakuramo umuteko wanjye n'umugabo n'umwana, abandi bana bari ku ishuri, ntago bizaza ngo byitereke hejuru. Wumvishe ngewe nkorera muri Kongo n'umugabo akorera muri Kongo, ko se mu gihe umugabo yagiye muri Kongo ntibyemere tuzicwa n'inzara, cyangwa nzakura amaboko muntu uza mu mufuka iki kirayi nyongereho itaka. Utise ko ari ibirayi bitari byinshi, ntago ari byinshi, narabiteye biranga kubera ko itaka ari risizanyo, ariko ntago ncika intege, ntago ngewe ncika intege, ni ugukora. Kuko Imana yarambwiye ati ntuzasabirize, ngewe nzaguha umugisha, uzawubona. Nzaguha ibyo kurya kandi uzasigaza, ariko ibyo kurya mwabibonye ni ukubikorera. Barokore muvane imitwe imbere y'Imana mubeshya abantu. Umuntu akahera kuwa mbere ajya gusenga, uyu munsi uri ku cyumweru, ubu iki kirayi ko nyishyizeho itaka, hari sakirirego nkoze, nta sakirirego. Uyu munsi ngiye nta nubwo nagiye gusenga. Utise wiriwe, uyu munsi niriwe mu rugo, umugabo yari ari mu rugo, ndamutekera turicaye. Ariko ndavuga ngo uyu munsi ndakora icyigisho kugira ngo tuganire. Abantu benshi wanasenga ariko unakora. Ubu iki kirayi uko ngishyiraho itaka, ndimo kuvuga ngo Mwami Yesu uzagihe kugira ibirayi byinshi nubwo ari ibirayi bikeya. Mwabyumvishe, dore n'umwembe, mwabonye uno mwembe, uno ni amapera. Iyo yeze hano abana batambuka bose ndabaha. Nta bintu by'imikino, ibintu by'imikino mu by'Imana, iyi Mana mwiyibeshyera irakora rwose. Imana yajyaga imbwira ndara hasi ikambwira ngo Mukabutera ngo nzaguha amazu. Mwabonye ngizampa amamodoka, sinayaberetse, singaya. None ni umugabo nadakora yesansi zava he? Mwabarokorewe ko twabuze ubwenge kera. Umuntu akigwa yirukanka na Bibiliya ngo agiye mu ivugabutumwa. Hari n'umugabo umuvugabutumwa w'inshuti yanjye nawe abirebe, mwumvishe twarasenganye, arangije arambwira ngo ntago yajya gukora ubuyede ngo yabonye perime. None perime na magingaya ntago yari yabona imodoka. None n'inzara mu rugo imeze nabi, ntago muvuze izina, ariko tugomba guhugura n'abantu da. Ni gute umuntu abona perime akirwa yicaye mu rugo, abana bakicwa n'inzara, ngo natabona ahantu abwiriza ngo ntago bari burye. Hoya mureke muze dukiranuke tunakora. Mwabibonye mwabarokore mwe. Imana yambwiye ngo mbwirira abantu bavuga ngo Imana yacu ntikora. Imana yacu irakora. Uyu ni Mukabutera yavanye muri puberi. Muzi ukuntu nasaga, ntimureba bya biheri nari mfite, murabona bitaragiye. Humvishe nari nararwaye bwacya, nararwaye bwacya, abantu banena. Humvishe banena, Imana ikajya imbwira ati kizwa, nzakugirira neza, uzirinde gusaba, ntuzajye gufata imitiri y'abandi, ntuzajye gukora sakirirego. Tugiye kubwira abantu Imana ishobora byose. Ndagira ngo mbibutse ko Imana ishobora bingahe byose. Imana yacu irakora. Ntimuyivuge nabi, yankijije amaga. Ntimuyivuge nabi, yampaye umwana dore nguyu. Ntimuyivuge nabi, yampaye umugabo nawe muramuzi. Ntimuyivuge nabi, yampaye amazu, ni Kigali mpafite inzu. Utise wabikuye hehe? Ndakora dore n'imigozi yo muri Kongo y'abakongomani barya. Mwumvishe iyi ni imigozi, usa ko nanze kuyirandura. Ni imigozi umuntu ukunda tuno tuboga nawe azazemuye. Ntago mbigurisha, nyiha abantu bakayirya we. Iyi ni imigozi. Ariko urashaka kuba umuvugabutumwa w'umusongarere.
Imana ibabajwe n'agahinda. Abantu bavuga butumwa mwigwa muvuga ngo Imana ntikora. Abahanuzi, abanyamasengesho, wababwiye ko uzasenga amasengesho y'iminsi 7 ukifata mu mayunguyungu, ibiryo bizakugeraho bite byawe? Ni ryari inzara itazakwica? Ni ryari? Niba ufata mu mayunguyungu, abana bawe bazajya kwiga gute? Ndagira ngo nkubaze igihe abana bawe bazajya kwiga. Ibintu byose ni ugukora kandi ukanasenga. Pawulo yabwirizaga ubutumwa, ariko yarangiza akajya kuboha ibitebo agakora. Beneda, mwaretse gusebya Imana yacu. Wimvugira Imana nabi. Urakina n'Imana yambwiye ngo Mukabutera nkimara gushakana n'umugabo, irambwira ngo Mukabutera nkubujije gusabiriza, ntuzasabirize. Uko nagutoje uzabikore. Abantu benshi b'abashumba, benshi b'abapasitoro baranze. Aho nagiye ngiye kubwiriza igiterane cy'iminsi 3 cyangwa icy'iminsi 4, nkabwiriza Imana yambujije kurya, nkabwiriza yambujije kunywa, nkabwiriza yambujije hari naho nagiye Ikibungo, irambwira ngo abadiyakoni ntibafate ku myenda yanjye, ngo ntibafate ku ishakoshi yanjye. Hari naho nabwirije Kayonza, Imana integeka kujyana amashuka yanjye, irambwira ngo ntihagire umuntu ufata imyenda yawe, kubera ibyaha bakora bankorera bangayisha. Abavuga butumwa benshi bajya kuvuga ubutumwa bishyuza amafaranga, murinda mutakanga inzara irabisha. Si mwebwe mwayariye mbere? Mwishyuze mubwiwe nande ko Imana yacu ariyo yihembera umuntu. Ndambuye ibiganza n'abantu bashumba bankantumiye, n'abakristo benshi muranzi. Ntago nagiye mbwiriza iminsi 3. Imana yambujije kurya, mwateguye inyama n'amakoko nkagenda. Ntago nabibabwiye. Banyakayonza munyibuke, Banyacyangugu munyibuke, bantu bo kwihepfu ntago munsi, abantu b'Icyangugu, abantu b'Ibutare, abantu bahehe b'ibyumba, ntago munsi ko Imana yambuzaga kurya ikambwira ngo izangirira neza. Ntago yabikoze. Ntiyanyishyuye se? None murimo kwigwa muvuga ngo Imana yacu ngo ntago ikora. Irakora. Ndabarakariye. Imana yambwiye ngo mbwirira abantu bavuga ngo sinkora. Imana yarambwiye, irambwira ngo Mukabutera nkubujije ikintu cyo kunsebya, ntuzasabirize. Humvishe? Ntuzasabirize. Ngewe nzaguha. Abanyiringiye ntago bazakorwa n'isoni. Muze dukorera Imana tuyitinya. Mwabaye mute? Abantu baravuga ngo Imana barayisenze ngo imyaka ya 2 ngo iya 3 ngo ntibasubizwa. Iyo upfunyikiye Imana nawe iragupfunyikira. Ntago nabahaye ubuhamya ukuntu Imana yambwiye, ikambwira ndi mu cyumba cy'amasengesho, ikambwira ngo impaye pariseri y'umuzungu. Singiye nyicayemo, singiye iyi ngiyi, singiye igiye kuzayubaka mitaje. Ikambwira ngo irayimpaye, nabibwira umugabo wanjye akabipinga. Ikambwira ngo dore n'ikimenyetso, Mukabutera bwira umugabo wawe, iyi Mana yacu iravuga kandi kanakora. Mwimvugira Imana nabi. N'umugabo yari yanze kubyemera. Irambwira ngo Mukabutera iki gipangu ndakiguhaye, uzakigura n'umuzungu. Sinabibabwiye se? Sinabibabwiye sinari ndimo gusenga muri corona. Abantu twasenganaga muri groupe ntago mubyibuka. Imana ntago yabimbwiye. Irangije impereza ikimenyetso gikomeye, iravuga ngo Mukabutera ukimara kugura kino gipangu, nzahita mpanyuza kaburimbo nta nahigiye. Abantu twasenganye barabizi, Imana ibimbwira, ndababwira ati bitinda bitebuke, iki kibanza cy'umuzungu ngomba kukibona kandi hazanyura na kaburimbo nayo bayibereke. Imana irakora bite byanyu. Imana yanjye ntimuyituke, Imana yanjye ntimuyisebye. Uti se ko twebwe twishwe n'ubwo bukene nimwe mwabwiteye? Gute ugendana Bibiliya kuwa mbere kuwa 3 udakizwa budakora? Ubu se ko n'imigozi abakongomani bagira barya ko nanjye nyihinze? Ariko ndareba mu gihe ndimo gusengera amafaranga y'iyo taje, ndavuga ati reka mbe nteyemo imboga. Mwumvishe? Ariko wowe urimo kugenda ubeshya ugendana Bibiliya utuma izina ry'Imana ritukwa. Mwabaye mute? Imana yacu irakora. Imana yacu se ni bayari. Imana yambwiye ngo mbabwire ubundi buhamya.
ikindi mwige koroshya ubuzima, mwakize koroshya ubuzima. Ubu maze umugore uririmba muri korari runaka ugasanga ageretse ukuguru ku kundi, umugabo ni umumotari, amafaranga yafashe ni aya kredi, yarangiza agatuma umukozi ngo jya kugura imboga, ngo jya kugura imboga, kandi ikibanza barimo harimo ubutaka nk'ubu. Ubu se ko ngiye kwisoromera, erega mada wiga gukora, wige no kwisoromera izo mboga, kuko ngewe nshobora gusoroma hano ahandi nkazahasoroma ubutaha. Wumvishe ngo ntimwakandagira hasi ngo ibirenge byanyu bitandura, bite byanyu. Imana yacu irakora, ntago ari bayari, ntago ari dagoni. Ngwiki Imana yacu irakora. Izi si imboga se ngiye kuzitekera uno mugabo ubunini bunagabanyuke. Ikindi imboga zubaka umubiri, mwavanye amanyanga imbere y'Imana. Kuko Imana yambwiye ngo ngera ubampera ubuhamya. Imana itanga amazu, Imana itanga ibipangu, bite byanyu, bite byanyu. Imana irakora, nge narayibonye, kubwo nzajya ngenda nyivuga mu muhanda. Bite byanyu. Imana ibintu yankoreye, ubuse ni gute ntabivuga, ni gute nabivuga. Urimo kuvuga ngo Imana igutabare uzi kuri umunyamanyanga. Mwabaye muti tugomba gukorera Imana tuyitinya. Humvishe dore hano mfite imboga nyinshi muri iki kibanza, wabyumvishe. Ejo bundi nzasoromaho izo ngiye gutekera abarwayi, ngiye nsura abarwayi kwa muganga. Humvishe izi ni imboga, ariko ngo ntiwakandagira hasi. Subu mfite imyate, mfite nubwo nagira imyate ariko mfite Imana, mfite n'ibyo kurya, mfite n'imboga. Ukicara hariya ngo urumuvuga butumwa ngo Imana yakubujije gukora. Imana yambwiye ngo mbwirira abantu bigo bavuga ngo Imana yarabakerereje. Ko yaguhaye ubutaka wabukoresheje iki? Mwabaye muti mwabukoresheje iki? Ibyo yaguhaye uri kubicunga. Imana idusure. Izi ni imboga. Reka mbereke ikintu, ntugatume. Tugomba gukizwa tukabinyangamugayo kandi tugatinya Imana n'abantu. Ngo Imana ntikora, ninde wababeshye? Ninde wababeshye ko Imana idakora? Imana irakora. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Bite byanyu. Uyu ni Mukabosi. Kera banyitaga nitwaga Mukabosi, n'ubu nitwa Mukabosi. Mukabosi Yesu. Humvishe Mukabosi Yesu. Kuvuga ubutumwa. Ejo nzabereka naho mpinga ibirayi n'ibitunguru, ukuntu njya guhinga nkafasha n'abakozi. None wowe urirwa wicaye, urirwa wicaye ngo Imana yaravuze ngo izakugaburira. Izakugaburira ite? Ngaho mbwira ukuntu izakugaburira. Ku Imana yambwiye ngo mbaho ubundi buhamya, mbaho ubuhamya ko Imana ikora. Dore n'iyi nzu yitaje bari bagiye kumenera, ejo bundi Imana yarayimpaye bayibereke. Imana yarambwiye ngo Mukabutera naje gusenga hano muri iyi nzu. Imana irambwira ngo kubera ukuntu wankoreye, kubera ukuntu ukomeze kunshimisha, iki gipangu cy'umuturanyi ndakiguhaye. Dore ngiye iki, harimo itaje igiye kumenerwa, harimo n'indi nzu. Wabyumvishe? Hari abantu banteye ubwoba ngo ninzajya ntanga ubuhamya ngo abantu ngo muzanyica se munziza iki? Kuvuga ibyo Yesu yakoze muzanyice, ntacyo Yesu azamenya ko namuvugiye. Iyi ni igipangu Yesu yamaye. Ubu ngiye ndimo gusenga Imana, nsengera n'umugabo Yesu yamaye ngo asengere, musengere najya gukora muri Kongo, nanjye biriya birayi byere, na biriya bitunguru byere, na ziriya tungurusumu zere. Ubundi nindangiza twubake ino taje tuyimenere. Ubu hano turaba tuhaparitse, icyangombwa nakibonye, ahubwo nuko ntakizanye ngo nkibereke. Tugiye kumenera yino ahigejeje, noneho tuyigereke, tuyikore neza, dushiremo abapangayi, tubone amafaranga turye. Singe wahera. Imana ibikoze igitangaza. Imana iravuga ikanakora. Uti se wabikuye he? Hako mwabaye mute? Ngewe ndasenga kandi nkanakora, undanakora. Ubu se ntundeba? Nta bintu by'ubunenganenzi ngira. Turakora tukanasenga, tukanabwiriza, tukirinda amanyanga. Bite byanyu.
Imana yambwiye ngo Mukabutera wabambwiriye ko ejo bundi nongeye kuguha igipangu. Ntabwo bamfite, ni Yesu wakimpaye. Imana kandi mbabwire ko Imana itabaye. Ubu Mukabutera ngewe n'umugabo wanjye witwa Bucyana Manuel tukibana tukimenyana ntari nanamubona. Imana yari yarambwiye ngo sinzasabiriza abantu bazi ko Imana idakora. Ngenda avuga Imana ikora kandi idakorera no muri banki. Hari n'abavuze ngo muse Mukabutera ngo cyangwa ugikuzimu. Ndabyemeye. Njya ahantu ikuzimu haruta ikuzimu kuko Imana yanjye ishobora byose iruta n'ikuzimu. Mwabaye mute? Imana irakora rwose. Mwisebereza Imana yambwiye ngo bampera ubuhamya. Natuye ijari. Umugabo wanjye amaze gupfa baramukazi banjye baravuga ngo ubwo umugabo apfuye ngo ninza nsigiye ngo n'agapariseri ngo nzakagurisha ngo abana bicwe n'inzara ngo mbajugunye ngo njye kubindaya. Kubera ko nari narakijijwe narakiriye Yesu arambwira ngo mwana wanjye ntago uzagurisha ahubwo nzakwimura nkujyane mu mujyi wa Kigali. Ubu mfite n'indi nzu mu mujyi wa Kigali yabo bana bijari ndayifite irahari. Bankodesha udufaranga nkatugaburiramo abana, ayandi nkabarihiramo ishuri, ayandi nkayakuramo nkajya kugaburira abarwayi cyangwa nkajya gufunguza abarwaye ku bitaro ababuze amafaranga y'ubwishyu. Imana idusure. Kuki mwigwa mutuka Imana ngo ntagikora? Icyo wabibye nicyo uzasarura. Wowe urashaka kugira inzara zigeze iriya, urashaka kugira umusatsi ugeze iriya, ngo uzabona iposho, ngo uzayishyura inzu, ngo ariko ari naka wakwishyuriye. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mugabo Imana yampaye arakora nanjye nkakora. Ubu ntabwo ajya agura imboga. Reka agura imboga z'iki ko n'iki cyatsi kiri hano muri iki kibanza. Ubu ndimo gupanga umushinga mvuga ngo nzagura inkwavu zirya kino cyatsi. Ejo bundi barimo kuhakupa narababwiye abakozi umuzamu wanjye ndamubwira ati mva muzamu iki cyatsi kitondere nubwo nabona amafaranga mfite umushinga wo korora inkwavu ko namenye ko urukwavu rururya. Imana ntago izaza mu ijuru ngo ikwigishe ko imanura ibyo kurya ngo ibigutureho. Mugabanya amanyanga imbere y'Imana. Turakomeje. Mwagize ngo izi mboga ziri hano honyine, ziri na hano. Imboga muze muba abakristo beza munakora. Izi ni imboga. Ubu ndimo gusoroma imboga kugira ngo zubake umubiri kandi ngomba no kuzisoromera nkazirongana isuku nyinshi. Ubu noneho bangiriye inama abantu b'inshuti zanjye barambwira ngo umugabo wawe ni munini, jya umutekera imboga ntuzikarange, hari igihe nziteka ku bishyimbo wabyumvishe, noneho nkagerekaho n'ibirayi. Nkumvishe nkagereka n'ibirayi, nkateka ibirayi bidahase. Ubu nanjye nakataje ibintu byo kuvuga ibintu by'intuza. Abantu barimo kuvuga ngo Imana ngo n'ibiki. Ndagira ngo mbabwire ko umuco wo gusaba atari na mwiza. Aho kugira ngo usabe pfuka musenge kandi unakore. Nubona nta n'ubutaka ufite. Ngewe niyo nanjye narakodesheje, ariko ahantu nakodeshaga wasangaga nakoze yagiye akuramo, yagiye gukoresha imodoka agakuramo ipine. Ntago ndita nayo wenda ndaza kuyabereka harunze. Mfite umushinga wo gukora ubusitani muri ayo mapine, nkashyiramo imboga, nkashyiramo urunyanya bikaba indabo kandi nkanarya. Yumvishe iryo pina ryanjye umugabo ndamubwira ngo arigarure. Mureke amanyanga. Umuco wo gutukisha izina ry'Imana ni muwihane. Imana iracyakora ibyo yavuze no kubisohoza izabisohoza. Ariko kugira ngo ibisohoze ni wowe uri bubigiremo uruhare. Wabyumvishe? Ni wowe uri bugire mu ruhare. Wabyumvishe? Ntago Imana irazana ibiryo ngo ibitura aho ngaho. Kandi Imana yambwiye ngo nimbwira abantu mwiga ubuzima bworoshye.
ubuzima bworoshye ejo bisobora guhinduka. Ejo umugabo gukorera muri Kongo byakwanga, ejo imodoka zagenda, ariko ese imodoka zigiye mada waramenyereye utazi no kugendesha ibirenge, harya ngo uzigwa wicaye muri saro uhamagara abakozi gusa, ngo uri umuvugabutumwa, ngo uri umukozi w'Imana, ngo nta kintu wakora, none urimo gusaba n'uwo wimye. Mugarukiraho, Imana iracyakora, Imana iracyatanga amazu, Imana iracyatanga amamodoka, Imana iracyatanga inkoko, dore ngizo zirimo gutambagira iwanjye. Bite byanyu mwagize ngo hari inkoko inkoko nigwa nzigura gusa ndanazorora, izindi ziri mu bibuti zirimo kurarira. Bite byanyu none Imana ni ko yampaye ubwenge, ubwo nzajya mbona inkoko imanutse mu kirere ngo ni Imana yizanye? Imana yambwiye ngo mbwirire abantu bigwa bavuga ngo sinabashubije. Ni kangahe Imana yagutumyeho kakubwira ngo nzaguha umugisha? Imana yabajije, yabonye igitambo cya Beri, irangije irakishimira, ngo Beri yari umworozi cyane, ngo agiye gushima Imana, ngo ajyana, mwabonye imboga, ngo ajyana igitambo cy'intama n'amatungo meza, ngo Gahini yari yaramuhaye umugisha mu butaka, ngo agiye gushyira Imana igitambo, ngo ajyana ibishyimbo birimo ibibore. Bite byanyu abantu Imana irabashubiza bakagira ubugugu, bajya no gukorera Imana bakikunyiza. Hoya njyewe Imana yarampaye nzajya mbitanga kandi mvugishe n'ukuri. N'ukuri kw'Imana, n'ukuri. Uzansure rimwe urebe, njyewe inyama nakiriza umuntu ibigana gutya. Inzara yarandiye, hari igihe nagiye gukorera umuntu batetse isombe, ndavuga ati wenda arampa akanyama, agiye kumpanyarurira agasombe karimo igufa, ndavuga ati Imana nuramuka untabaye sinzateka isombe amagufa. Humvishe ntiyampa n'akanyama, humvishe. Ariko Imana ibimpaye, iyo nibutse ko uwo muntu yampaye akanyama, iyi sombe y'igufa irimo akagufa, kandi ayimpa ku munsi wa gatatu yaramaze gushiramo uburyohe, nanyuze mu bintu bikomeye. Ariko ndavuga ngo Mana nuntabara nanjye nzajya nteka isombe. Abanyama baranzi ba hano muri Gisenyi, hari abanyama b'Abakristo, iyo ngiye kugura isombe, iyo natetse isombe ndagenda nkabaka ikidari nk'ibiro 3 cyangwa 4, nkateka isombe ihagije ku buryo umushyitsi yaza nkamuha urunopfo, vuga nti wa mudayimoni atazakomeza kunkurikirana. Imana irakora, Imana irakora. Nubwo murimo kuvuga ngo ntikora, Imana irakora. Ngiye Imana yambwiye ngo babwire abantu bazi ko Imana idatabara. Nigeze kwigisha, Imana irambwira ati bwira abantu, ese kuki wubatse inzu ikarinda irangira? Nujya gushima mu rusengero ngo uvuge ngo Mana nanjye Imana yampaye inzu. Imana irambwira ngo igitumye abantu batajya bashima ngo nuko baba bakoze amanyanga. Igitumye utavuga ko waguze ikindi gipangu nuko uzi ko wakibye, nuko uzi ko wakoze amanyanga, nuko uzi ko cyagiye ugiye urimo kubaka inzu zo ku rusengero, ushinzwe kubaka inzu yo ku rusengero, nuko uzi ko amabati amwe cyangwa inzugi zimwe wagiye gukora dovi, ugakora dovi ndende, urangije ugavuraho amadirishya uyubakisha inzu yawe. Ntabwo wajya kuvuga ngo Imana yaguhaye inzu, inzu uzi ko ufite amanyanga. Muhagarare rero mvuge Yesu nabonye, mbabwire Yesu wampaye inzu, mbabwire Yesu wampaye imodoka ntayituburiye, mbabwire Yesu wanyambitse igitenge ntagisambaniye, mbabwire Yesu nta muntu wambwiye ngo fata kino gitenge ngo uze kubwiriza gutya, mbabwire Yesu, mbabwire Yesu. Njye naramubonye ntabara, murankizwa n'iki ko ngiye kumuvuga? Niyo byagenda gute nzamuvuga. Umunsi nagiye ejo bundi ndashaka ndimo gusenga Imana, umunsi nagiye Dubai aribwo bwa mbere, uno mugabo ndamuhisha ko ndi buvuge,
muhisha ko aranjyana Dubai, nibutse ukuntu nibaga ibijumba by'abandi, nibutse ukuntu nibaga inkoko z'abandi. Ndavuga ati ubu ni Mukabutera Yesu yabwiye ngo azanjyana mu ndege. Ndangije ngeze mu ndege mu kirere, indege imaze gutema ikirere, ndangije ndababwira ati mwese nishyuye amafaranga yanjye, ngiye kuvuga Yesu unyurije indege. Bite byanyu? Nagiye mbwiriza ndinda ngera mu mujyi i Dubai neza, indege yururuka nyivuga Yesu. Ndababwira ati nibaga ibijumba, mbabwira ukuntu Yesu yangiriye neza, mbabwira ukuntu nari umupfakazi, mbabwira ukuntu nararaga ku gikarito, mbabwira ukuntu nicaraga ku madebe. Abazungu bari bicaye muri iyo ndege bararebana, abashoboye kubasobanurira barabasobanurira, mbereka umugabo Yesu yamaye, mbereka ndabivuga. Humvishe, ntago nzapfukirana ibintu Yesu yakoze, ntago nzabipfukirana. Wapi? Imana yambwiye ngo nimbabwire ubuhamya, mbabwire ko Yesu ajya atabara umuntu akamutabara kuri zero, ariko nawe wabigizemo uruhare. Murabona rwose ubuse ko nakoze mu nzara imboga, dore n'ikibuti nacyo kibereke, nzororeramo inkwavu nyine mbyubaka nyine, ntago ari ibibuti biba bishimishije, ariko ni ibintu nkoreramo umushinga. Dore njyewe urankinisha. Ubu umuzamu aramutse atemye kino cyatsi namubwiye ko ngiye korora inkwavu, mwagize ngo hoya ntago byoroshye. Bite byanyu? Dore izi ni imboga, mwagize ngo ni nkeya. Woya, ni ikibanza cyose. Dore n'imyembe yarabye, n'amapera ariho, nushaka ipera ze mushya maze ndebe. Mwabaye muti Imana irakora, ntago nibikubwiye ngo izaguha umugisha, ntago ivuze ngo ugende wiremereje. Hari abantu benshi, n'uwo mwene data twasenganye ejo bundi yambwiye ijambo ndababara, ndamubwira, arambwira ngo ubukene buramwishe. None bukwishe gute? Ngo none wansengeye Imana ikampa imodoka, none mu cyimbo ko ngiye kuzubaka ntago waza gukora ubuyede. Arangije arambwira ngo ntago azakora ubuyede, ariko ngo afite perime kandi ni umuvugabutumwa. Hama hamwe sha inzara igutikure kandi zakurya ugenda na Bibiliya. Hama hamwe inzara igutikure. None murirwa mubeshya mutuma izina ry'Imana ritukwa. Abantu bose bazi ko barokore turabasabirizi, abantu bose bazi ko barokore bambara ikote ariko bari baguriye, abantu bose bazi ko umuntu yambara igitenge bakimuguriye. Ndagira ngo mbabwire Yesu nabonye. Ngewe nambara grasperi ya 3,5 nayiguriye kubera ko nakoresheje amaboko. Mpinga ibirayi Imana ikabiha umugisha. Nta muntu nasengeye ngo mwaka amafaranga. Hoya ntago impano z'Imana zigurishwa. Nambara igitenge nikuriye mu maboko, mugabo yambara ikote yikuriye mu maboko. Ngaho nihagira umuntu uvuga ngo nigeze mpereza gift umugabo wa Mukabutera, cyangwa nigeze mpereza Mukabutera gift, nihagira umuntu uvuga ngo yampaye. None urahagarara hari ukavuga ngo aleluya, ngo nabonye baze utakoreye nta nubwo umenya no kwirinda. Imana yambwiye ngo mbwirire abantu naremye ku isi, barakabije kunsakuriza, barakabije kumvuga nabi, barakabije kuvuga ngo Imana ntikora, barakabije ngo Imana ntisubiza. Imana yagusubiza ite uri umunyamanyanga? Imana yagusubiza ute uteretse inzara? Imana yagusubiza ute mu burokore urarusutse imisatsi wizinga wibonabona, umugabo akigwa yirukanka afite ideni rya banke, wowe ntushaka no kubagara, ntushaka no gusinga n'izi mboga ngo uroze ibirenge, warangiza ukigwa wirukanka mu byumba ngo Imana yavuze ngo izakugaburira ite utahinze n'izi mboga? Ndagira ngo mbabwire ko Imana ikora, kandi Imana ije gukoza isoni indyarya. Abantu barimo kuvuga Imana nabi. Imana ikunda icyubahiro cyayo, yaravuze ngo ntago izagihundi. Nukuri iraje kubiyereka.
mwagiye mubwira abantu ngo Imana irakora, none mutangiye kuvuga ngo Imana ntikora. Bite mugendana Bibiliya? Ndashaka ko nanjye Imana izanyirata mu bagore, ikavuga ngo mbonye umugore wambaye igitenge atagishabirije, mbonye umugore uzubaka itaje adashabirije. Yakoze nzajya mbibereka, rimwe nzajya kubereka ahantu mpinga mba nakutuje. Keyi genda unzanire za nkweto zanjye nzereka aba bagore b'abasirimu batuma izina ry'Imana ritukwa, mbereke inkweto nambara ngiye guhinga ngo bazita mukasa. Ko nzambara se bitumye ntakijijwe? Bitumye se umugabo atankunda? Gutereka inzara ikwishe, ufite amadeni, warafashe ikibina mu baturanyi, ikibina muri karitsiye cyangwa mu mudugudu, bakaza kugurisha intebe zawe kandi ugendana Bibiliya. Imana ntishobora byose. Mugabanye. Imana ntisubiza, irasubiza. Bite byanyu mu byiciro byose nagira ngo babwire, nimwanga kuvuga ko Imana ikora, ngiye kubivuga biciyo byagaciye rwose, mbivuge mubibone. Imana irakora. Ubuse wamenya ko ari Mukabutera? Wamenya ko ari Mukabutera wo kwa Gatera utuye muri iyi karitsiye muri RCD? Abantu bajya bavuga ngo Imana ntikora, ngo Imana ngifasha uwifashije. Twadukweto njyana guhinga turi hariya, twitwa mukasa, ko nzambara. Imana yambwiye ngo ngera wibutse abantu ko ngikora, kandi mubo nakoreye nawe urimo. Ubu ndimo gusenga, yino ndaje nyuzuze. Uti se wayibonye ute? Nabwo nari nicaye hano ndimo gusenga, Imana irambwira ngo nguhaye iyi pariseri. Singiyi. Imana yacu iravuga, mureke kuyisebya. Abantu bakavuga ngo nguteze iyi karitsiye naraje numva bavuga ngo ni muri RCD. Nanjye Imana yashimye ko matura. Icyo Imana nuyipfunyikira nawe izagupfunyikira. Gute? Mureke gusebya Imana. Kandi uyu mwuka wo gusaba wateye abakozi b'Imana, ni mugabanya amanyanga rwose. Imana iracyakora. Ngize inkweto ba mada izi nkweto ubu ndimo kuzambara, nizo zizubaka yino taje murimo kubona ngiye kumenera. Urayibona, ngiye kuyimenera muri iyi minsi mike ndimo gusenga. Imana irakora. Ngo ariko ngo hari uwambwiye ngo ninzajya ntanga ubuhamya ngo nzapfa, ariko nanavuze ko Yesu akora. Ngize inkweto mwabaye muti? Singize inkweto se zitwa mukasa? Dore ngizi bimbujije ubukire bwa mbere mfite nuko mfite Imana muri ngi. Ubukire bwa mbere umugabo wanjye afite nuko atunze Imana muri we. Mutanga ubuhamya bugaragara, uvuga uti Imana yampaye indobo, nk'iyi ndobo umuntu abimbajije, dore niyi mfite indobo zigeze muri 6. Wazikuye he Mukabute? Naguze amarange yo gusiga inzu, ndangije ndazoza, ndazikuba zisa gutya, nsoromeyemo imboga, nsoromeyemo na kapisine. Kapisine wayikuye he? Narayihinze kugira ngo izajye imvura telekomunasi, ivure abana inkorora, ukavuga ubuhamya bufatika. Murabona ukuntu mutumye izina ry'Imana ritukwa. Mwabavuga butumwa mwe, mwabahanuzi mwe, mwaba pastor mwe, mwabanyamasengesho mwe. Ninde wababwiye ko Imana idakora? Irakora, ahubwo nuko twayinaniye. Genda umugabo wo kuyihamya. Ndababwira Yesu nabonye. Imana yajyaga imbwira ngo izampuza n'abazungu nkagira ngo ni inzozi. Ariko nagiye Dubai, ngeze Dubai abazungu barimo bansasira. Niba mbivuza bajyayo banyomoze, ngo biri mu ideni. Nta muntu natuburiye.
Imana yambujije gusaba, Imana yambujije gufata amadeni, Imana yambujije kujya mu mabanke. Irambwira ngo wowe uzakore nzaguha umugisha, kandi ibyo nzagukorera uzajya ubivuga, nzajya mbivuga. Hari umupasiteri wamuguye ngo ninjya ntanga ubuhamya cyane ngo bazanyica, nimpfa nzapfa. Ariko nibura bazapfa bavuga ngo Mukabutera yaguze igipangu akigura n'umuzungu, arangije kugura igipangu agura ikindi gipanga. Imana irakora, Imana irakora, Imana irakora. Ndarangije, nagira ngo mbagezeho message, mugabanya amanyanga, mureke kugenda musabiriza, mureke kugenda muvuga ngo Imana yatinze kubatabara. Imana yaguhaye igishoro unanirwa gukora. Ubu nambaye zino nkweto za mukasa zimbujije kuba madamu Bucyana. Ntago njya guhinga ibitunguru, ntago njyayo, ntago nsoramye zino mboga, singiye kuziteka. Imana ije guhemba no guhana. Yambwiye ngo mbabwire abantu mwigwa mutukisha izina ry'Imana. None mugeze mu rwego mujya gusabiriza, mugasabiriza mwita ngo mwakoreye Imana. Niba warakoreye Imana yawe, iyo Mana wakoreye ikaba yarananiwe kugusubiza, ntago ariyo dukorera twebwe, dufite Imana ikora. Urigwa wifashe mu mufuka na Bibiliya se wayirya kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, warangiza ugakubitaho ikinyoma ngo umve ko Imana ivuze. Mbere yo guhanurira abandi manza wihanurire. Kandi ikindi, agaciro k'umuhanuzi nuko ahanura ibintu bigasohora. Nk'ubu Imana iraje igaruke ikubaza ibyo wiringije abantu, ubabwira ngo Imana yarababwiye, yarakubwiye ngo irabatabaye. Hega Imana izanabakuraho n'agakingirizo. Uhure n'umuntu waramutuburiye yaraguhaye ibihumbi senkani ngo ugiye kumusengera bikizabona, warayariye, waramubwiye ngo azabona imodoka. Rega hari n'abahanuzi batanga amezi ngo Imana izagusubiza mu kwa 12, ngo Imana izagusubiza mu kwa 9. Ubu Imana igiye kubakuraho uruzitiro. Mwabanyabinyoma mwe, mwabantu murimo gutuma izina ry'Imana ritukwa. Uhure n'umuntu waririye ibihumbi 200 agukubitishi ati mbwira ukuntu wambwiye ngo Imana irampa imodoka mu kwezi kwa 9, none nkaba ntayo mbonye. Agukubite. Imana iraje ibahereke. Imana iyo upfunyikiye Imana, nawe Imana iragupfunyikira. Ibyo biryo mwagiye murya, uzi ko hari abavuga butumwa, hari abahanuzi biremezeraga bakavuga ngo yaza kugusura ngo hari inkoko watetse mugiye kuziruka. Nibyo mwahanuye ntago byasohoye. Hari uwateye commentaire aravuga ngo ariko ko wigusebya ngo abavuga butumwa bagenzi bawe. Ndi fiyeri yo kubivuga neza, ntago nigeze ntuburira abantu. Abantu nasengeye batandukanye barashubijwe, nta nuwo nagiye kwishyuza. Abagore nasengeye babonye urubyaro ntabo nagiye kwishyuza. Bite byanyu mwebwe mwishyuje, reka bazabakubitagure. Mugatinyuka mugafata amafaranga y'abantu ngo Imana yavuze, ngo yavuze, ugatuburira umupfakazi. Ubu se kwa mubwiye ngo natanga igitambo cy'ibihumbi senkani, inzu yari yaribona. Imana idutabare. Uyu munsi rero data yangendera arambwira ati Mukabutera subira mu buhamya ubabwire ko Imana igabura. Nge nambara igitenge ntasabirije, umva n'isafuriya yiwanjye narayiguriye ndakora. Uti bivahe? Uti se igishoro wakivanye? Imana yambwiye ko impaye igishoro cyitwa ubuzima. Imana yampaye simukadi yitwa uyu mwuka. Mu gihe rero yampaye uyu mwuka, ntago ngomba kugira amanyanga. Rya ibyo wakoreye. Wicaye muri iyi nzu ugeretse ukuguru kukundi ngo ntiwasoroma imboga, ngo utegereje umugabo w'umumotari cyangwa w'umutagisimeni ngo agiye kuza ngo aguha amafaranga yo kugura imboga. Iri taka rirunze hano se gushyiramo umurama w'imboga byarakunaniye? Ubu se atabonye amafaranga ntabwo wasoroma izi mboga ukagura ubugari ukarya ubugari n'imboga, kandi ugakomeza ugakizwa, kandi ugakomeza urugendo rujya mu ijuru, ntutume izina ry'Imana ritukwa. Ndarangije. Erega turaziranye bakozi b'Imana, turaziranye. Imana yababajwe n'abantu birwa bavuga ngo Imana ntibasubiza. Iragusubiza ute n'amanyanga yawe?
iragusubiza ute wikora uri umugabo wagiye mu kazi ukagenda ukarya burushete 5 n'ibirayi abana bawe nibaheruka inyama ubwo se warya burushete 5 ukazabona yino pariseri n'umugore wawe utamuhaye n'inyama ataziheruka. Aba ni babandi usanga barimo kubafita ishyari ngo ugasanga ngo Mukabutera ngo yagiye ikuzimu. Mwaje se nk'abajyana, mwaje nk'abajyana kw'igishoro ari ubuntu ko Yesu yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa. Ndarangije mugabanye gutuma izina ry'Imana ritukwa abantu badukurikiye batuye isi. Nubwo bimeze gutyo n'ubwo ubona wo kuri wowe byaranze ariko wigenzura urebe nawe utaraba warabigize mu ruhare. Ubu se ntabwo njya mpura n'abantu bo mu Gasata abona bagariye abona koreye imisiri abona furiye kandi ntabwo bimbuza kubasuhuza. Abona koreye ariko wowe uriremereza ngo ntabwo bajya gukora ubuyede ngo ufite perime none ko inzara igiye kukwica urabigenza gute? Imana yambwiye ngo mbaho urugero ntabwo ngewe nirwa nicaye twebwe turakora. Ndarangije rero bakunzi banjye nababwiraga ngo ubuzima mu bworoshye kandi mwige gukora. Mukore Imana irabaha umugisha. Hari akavideo nabonye umuntu yararimo gukora mbona icyatsi cyose ari umuti agafata icyatsi akisiga buri byatsi byose yereka abantu ko ikintu cyose Imana yaremye gifite umumaro. None wowe urashaka kuba umuvugabutumwa, urashaka kuba umunyamasengesho w'umwiyemezi, utumye izina ry'Imana ritukwa kugira ngo ubone umuntu uramubwira uti nyabuneka ihangana Imana iracyakora akavuga ati igihe nayisengeye se kitari yancubiza. Ariko nawe wigenzure ubonye ibintu by'Imana hari imikino. Reba naguze inkweto za mukasa mbese n'inshoro yongeye kuryama nisiga vaseline ndarangije ariko nkayisiga ariko nkabona ibyo kurya. Gusenga ni byiza ariko nakora kandi tubwiza ukuri abantu. Ntago ibisubizo bizaza ngo byiture ku musambanyi ngo utise ko bamwe basambana bagacuruza bakamotarika bakagenda bakagaruka abandi bakaba baki ariko ingaruka z'icyaha bazazibona. Ndarangije reka dusenge. Mwami Yesu Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, wambwiye ngo mbwire abantu buhamya bw'ibyo wankoreye. Abantu bamaze kwibagirwa ko Imana igikora. Mbabwiye ko Imana igitanga amazu, mbabwiye ko Imana itanga amatera, mbabwiye ko Imana itanga ibyo kurya, mbabwiye ko Imana itanga amazu, igatanga amamodoka, igatanga abandi, igatanga abagabo, igatanga ibipangu. Mana nanjye warabinkoreye ndi umugabo wo kubihamya. Rero aba bantu wongere ubongerere kwizera muri bo, bagira ibyiringiro kandi babiharanire kandi babikorere. Urakoze kuko Imana yumvishe gusenga, ubane nanjye kandi iyi message ari wowe uyishorera. Umwuka wera yiherekeze mu mitima y'abantu bose mu izina rya Yesu. Amen.